Mbahe ikaze mwese ababyeyi bacu, bakuru bacu, abarimu bacu, abayobozi b'amashuri, mwese mbahe ikaze hano ku ntangarugero rw'Impaya, isoko y'ibiganiro byiza bicukumbuye kandi ibiganiro byiza bifasha urubyiruko, abato n'abakuru kugira baba ndetse bagenda gukura no kugira indangagaciro n'ikizito bya Kinyarwanda. Uyu munsi turi tariki 19 z'ukwezi kwa cumi n'abiri, 2025. Ababyeyi mwese rero murasabwa ibi ngibi bikurikira kugira ngo abana banyu bakomeze kugira ibiruhuko byiza n'ubuzima bwiza kandi butangiritse. Ababyeyi barasabwa kuba hafi abana banyu, barasabwa kuganira n'abana banyu umunsi ku munsi, mukamenya icyo bakeneye, icyo barangamiye, cyane cyane muri iyi minsi twitegura Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya. Murasabwa kuganira n'abana banyu, barasabwa kubaba hafi, barasabwa kumenya icyo bakeneye kugira ngo batajya kugishakira ahandi hakwangiriza ubuzima bwabo. Murasabwa kumenya aho bagiye kwinezeza, murasabwa kumenya aho bagiye kwishimishiriza, murasabwa kumenya uwo bajyanye nawe, inshuti wabatwaye ndetse n'uko batashye kugira ngo mubashe kurinda ubuzima bwabo. Nubwo rwose mutabona 5 kuri 5, ariko kugerageza igishoboka cyose kugira ngo umenye ukurikirane ubuzima bw'umwana wawe ndetse n'uwo ari wese ubonye burimo kwangirika ugatangira amakuru ku gihe. Murasabwa rero kubana n'abana banyu, kubaganiriza, murasabwa rero kubashakira buri kimwe ndetse no kubabwira yuko itabashije kuboneka bakwiye kwihangana bagategereza bakaza kukibonera ubushobozi. Muri iyi minsi rero abanyeshuri batangiye ibiruhuko, murasabwa guhemba abanyeshuri banyu, akaba ari nabwo mwabahemba impano iyo ari yo yose. Nta mpano mbi n'imwe ibaho kugira ngo abana banyu bakomeze kugira intego nziza, batsinde, ndetse n'abanyeshuri batazanye amanota meza ntabwo rero ari byiza kubakabukira cyangwa se kubabwira nabi, ahubwo mu mwanya mwiza kuganira nabo kugira ngo mubereke aho amakosa yabaye, cyane cyane ko mwaganiriye n'abayobozi bakababwira uko byagenze n'aho byapfiriye, mukabaza n'abana banyu uko biga ndetse mukagira inama nziza kugira ngo igihembwe gikurikira bazabashe gutsinda 5 kuri 5. Kuko burya umuti mwiza wo gufasha umwana atari ukumutunganya, ahubwo ari ukumwereka aho ikibazo kiri n'uburyo akwiye kugikosora. Mubane n'abana banyu neza, mubabaze inshuti zabo aho bagiye, uko biriwe ndetse n'uko batashye. Ikindi mugerageze kubaganiriza umunsi ku munsi, kandi rwose abatsinze mu bahembe, ariko n'abatsinzwe nabo mubaganirize kugira ngo barusheho kubona urukundo rw'ababyeyi no kugira intego. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane, tubabwira ngo mukande subscribe, maze muri iyi minsi y'ibiruhuko mujye mudukurikira 5 kuri 5, mukurikire ibiganiro byacu. Kugira ibihe byiza.